Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero amakuru agezweho nuko Nyambo na Titi Brown bamaze gushwana byeruye bitewe n'agasuzuguro uyu Nyambo yashyize kuri Titi Brown ndetse akanamubabariza umutima ku buryo butiye ubwoba. Aya ni amagambo Titi Brown yatangaje kuri Instagram ye ndetse anayabwira Murindahabi Irene ubwo bavuganaga ari kumubaza icyo bashobora kuba bapfuye. Ibi ngibi ni ibintu byababaje abantu benshi by'umwihariko muri entertainment, kuko nyuma y'uko bari bamaze igihe bitana aba best friend bavuga ko badakundana baranze kubyemera, hari hashize nk'amezi abiri gusa babyeruye noneho bavuga ko bakundana, ariko nyuma y'ayo mezi abiri bahise banashwanamo, Nyambo yereka uyu nguyu agasuzuguro gahambaye. Ibi ngibi nimwe yavuga ngo burya iyo umukobwa akurusha amafaranga rimwe na rimwe yumva ko agomba gukora icyo ashaka kubera ko nyine aba abona ko nta gaciro gahambaye ufite imbere yiwe. Nyambo yagize ati njyewe Titi Brown ndamukunda ariko ntabwo nabura gukora icyo nshaka kubera ko ntabwo ndaba umugore wiwe. Ibi ngibi ni ibintu nakoze nabitekerejeho. Ese uri kwibaza ngo ni ibiki uyu nguyu Nyambo yakoze byabarije Titi Brown umutima ku buryo ari no kubivugaho akamera nk'umuntu ugiye kurira kubera ikiniga, uko abantu benshi bari bamaze kumenya ko bakundana ndetse akaba yari amaze no gushwana n'inshuti ze nyinshi z'abakobwa kugira ngo hatazagira n'umwe umwangiriza icyizere Nyambo yamugiriye. Uyu nguyu Titi Brown yagize ati nawe Nyambo yambabarije umutima bigaragara, nta na kimwe mfite cyo gukora, nta n'icyo mfite cyo kuvuga. Kuri uyu mwanya ndi kumva ntifuza no kongera kumubona mu maso yanjye kubera ibyo yankoreye. Ni ibintu biteye agahinda n'isoni kuba umukobwa yagusuzugura ngo ni uko afite amafaranga kurusha ayo ufite, cyangwa se yitwaje icyo ari cyo ngo ni uko azi neza ko ushobora kumubabarira. Uyu Nyambo ibyo yankoze ntabwo bisanzwe kubera ko nasanze ari mu rukundo n'undi musore bakundana ku ruhande, kandi uwo musore nawe bakaba bari bajyaga babonana nubwo batajyaga babigaragaza kuko njye nawe bigaragara. Bishobore ko Nyambo ashobora kuba yarankinishije cyangwa se yarankinishaga, ahari ari nk'agahinda yashakaga kwiyibagiza, akaba ari njyewe aza gufatiraho feri. Uyu nguyu Titi Brown yabivuze ababaye cyane ndetse yumva ko ari n'ibintu bidakwiye kuba umukobwa yagusuzugura kuriya, agusuzuguye kubera ko afite amafaranga. Ese wowe ari wowe umukobwa afite amafaranga wabigenza gute? Urukundo rwabo ni urukundo rwari rumaze igihe kirekire kubera yuko umwaka hafi n'igice wari ushize aba bose bavugwa mu rukundo, ariko amezi abiri gusa niyo yari ashize noneho babyeruye bavuga ko bakundana. Ndetse uyu nguyu Titi Brown mu minsi nk'ibiri ishize yabajijwe niba yitegura kuba yabana na Nyambo, avuga ko nta makuru abifiteho namwe kubera ko Nyambo yamubabaje biteye ubwoba, ndetse ibyo yamukoreye akaba ari nta muntu n'umwe wabasha kubyihanganira nk'uko nawe byamugoye kubyihanganira. Ikindi kandi aravuga ngo buriya iyo ushatse gusuzuma umugore koko umuha amafaranga, kubera ko buri mukobwa iyo afite amafaranga aba yumva ko no gushaka umugabo ari ibintu atanakozwa, ahubwo agomba kwiberaho ubuzima bwa gisiribateri kurinda apfuye kubera amafaranga ye, akajya akundana n'uwo ashaka, akaba yaryamana n'uwo ashaka, ariko ntumubwire ibyo gushaka umugabo bazabana iteka bakabyara n'abana. Ibi ngibi rero nibyo Titi Brown yatangaje avuga ko uyu nguyu Nyambo yamubabaje ku buryo buteye ubwoba, ndetse ko urukundo rwabo rwari rumaze igihe kinini rukomeye. Titi Brown anavuga ko nta wundi mukobwa yatekerezaga ko ashobora kuzabana nawe atari uyu nguyu Nyambo, ahubwo urukundo rwabo rukaba rurangiye mu minota mikeya kubera agasuzuguro uyu nguyu Titi Brown yeretswe n'uyu nguyu Nyambo, bitewe n'uko yamuciye inyuma agakundana n'undi musore Titi Brown atabizi, kandi Titi Brown ari ibintu atigeze atekereza mu buzima bwe kuba yaca uyu mukobwa inyuma, ariko we akaba yabikoze ashize amanga, anavuga ko uyu nguyu Titi Brown ntacyo bavugana, ko ari umusore uciriritse. Iki ngiki rero akaba aricyo kintu cyabaje abantu benshi
by'umwihariko nk'abantu twari dusanzwe tuzi ko ubundi Titi Brown urukundo rwabo na Nyambo ari urukundo rwabahuje kandi baremeye kuba bakundana ndetse bakanabana bitewe n'ibyo twabonaga. Ni nyuma y'uko bashwanye bari bafitanye poroje yo kuzakina filime izabahuza bombi ndetse bazahuriramo nyine nk'abantu bakundana, bari baranafunguye channel, Nyambo yari amaze gukora channel yitwa Nyambo Official iriho akavidewo kamwe gusa ifite ibihumbi 7 by'abasubscribe kuko abantu bose bari biteguye filime Nyambo na Titi Brown bazahuriramo, turebe ukuntu izaba imeze cyangwa se uburyo izaba ikinnyemo, ariko kuri uyu mwanya bashwanye iyo filime itarajya hanze, nta n'umuntu n'umwe ufite igitekerezo cy'uko iyo filime izagera inakinwa cyangwa se izigera inajya mu nzira z'uko bazakina. Yari yanditse ariko bari bataratangira no kuyishutinga. Ibyo ngibyo rero akaba ari uko nguko Nyambo na Titi Brown bashwanye bapfuye yuko Nyambo yamucaga inyuma Titi Brown atabizi, ndetse ibi ngibi Nyambo yakoze akaba ari byo bwa mbere yapfuye n'umusheri bakundanaga, none nawe abikoze uyu nguyu Titi Brown kuri iyi nshuro. Niba ko ari ukwihorera cyangwa kwihimura ntawamenya, gusa reka ngushimire twabonye muri kino kiganiro nkubwira ngo wakoze, ndetse nimba ukunda Nyambo na Titi Brown ukore like kuri iyi videwo, ndetse utwandikire no muri comment utubwire nawe uko ubyumva. Ikindi nagusaba ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.